akantu aho narabuze ahantu nkora uyu mumama nzamufata neza sinzamubera indyarya nk'ahandi hano we umva nzagendera ku mategeko ya marabuje cyose nuko nzahamara iminsi ubundi faranga zanemba yewe tanti gira hino nkubaze ndambwira ko witwa ndamuka Sala rero warabije n'inzoga sinabasha kukubwira amategeko y'abagenzi amata anywebwa n'abana gusa niba natwe ukadutekeramo icyayi ntabwo wemerewe kunywa amata umunsi nagufashe unywa amata nzagukata cyangwa Will you keep quiet? inyama ni iz'ababosi ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo umunsi nagufashe wanashimyeho nibura ngo wumve ko umuntu wakoze bizagenda bite nicana ahubwo nzakwirukana cyangwa uzanyirukana ureba ukuntu waje n'ibifurungo warashoje imbere nkakugira neza nkakugira uriya munsi koko harimo ibijumba harimo ibishyimbo harimo n'imyumbati n'uzajya usanga ujya gufata ku isuku none se ntabujana ko nyine iwacu turya ibijumba n'imyumbati n'ubugari bw'ibigori babyita iwacu igishushanyo ngo ntabwo uzajya nibura ku gaceri ko gace mu kintu kameze nabyumvishe okay ihute va mu gikoni ugende nsanga umaze guteka amata y'abana ndaje nta kibazo nzabyubahiriza ngo akira mu nkuru uzi amahirwe narayengize ibwiye gute se kandi narindi guhamagara amashuti wanjye Fato mubaza umukozi umaze iminsi byaranshatse akazi ntabwo wakijya n'akazi narakaretse nabuze umukozi ngiye kumva numva umukozi ngo dolari abaraje none namuhaye akazi ubu ngiye gutangira gusubira mu kazi maze n'ikimenyimenya agiye kutuzanira amata dore nawe ese ko iki nijoro naje nubimbwire wa muntu akazi k'uru rugo kaba kanejeje umutwe narina n'ubwo nibagiye kuguza okay ese ubona ari umwana mwiza se nabonye ntacyo atwaye yaturutse inyuma iyo ucyaro ngo ni wa wundi urya ibijumba n'imyumbati gusa nihenda no kuturusha ntacyo bitwaye ariko ujya witondera abakozi bo muri iyi minsi abakozi bo muri iyi minsi reba hajya kwa karanga umukozi wawe yagize gutya ngo bamukomotse naho ntagakeca yamenyereye mu mujyi ni umuntu waho aganira kujyanaho yaramaze iminsi aryamana na karanga uzi yuko uzi ngo ntuwejo bundi nkimara kubaririza karitsiye yaturutsemo nasanze mufite bene wacu okay ndahamagara bampa amakuru y'iwabo mbega ngize gake kidoga akagira ikosa akora nahita njya iwabo kandi nagize ko rwose uwo mutego na mutesi nk'ikira bampavuje ndabigenza bitara umva ngo sinywa amata yewe reba ariko amata yananiye ndaje njya nyanywa amata ku gihe indi nyama ku gihe ndajya ngafata akanyama ngashitura kabiri agacimbu inziza nyine nama mabuje amata wana amata nayo abakozi bo mu rugo ahubwo ariko n'amashuri ndabaha dukeya nsikaba amazi andi n'imvura y'inkuba What be this? Jesus. Blood of Jesus. Jesus. I don't want peace. I want problems always. Ariko ntacyo reka mbashyire kagende n'ibikombe nabihanaguye I hold him up. nabire ndashyire ni karibu mwaramutse mabuje wari ubitunganyije yes umukozi mwiza rero ndabona tuzakorana ukorera n'ingewe maze rero si ngombwa gusuhuza abantu bari ku meza Let's go. niba uzanye icyo kunywa nyine urakizanye ntabwo abantu bajya gusuhuzanya kandi bari ku meza Oh my God. I
don't want peace. I want problems always. Mbesa Oh, mgengo. Sara ugasalira ku mugozi we. Sara Amazi. ko Sala umwari mu biciko nubwo atari kunyita arabisobanura kugira ngo urabata abamama Niga Amata reka abantu bo mu cyaro dupfa nabi. Yipasa Yiko ndakubaza aya What be this? What be this? What be aya this? Amata Jesus. Eh? Blood of Jesus. Blood of Jesus. We need keep quiet.